mu kwa mbere geze zaba ni kuzaho n'ukuzihanga mu kwa mbere nibwo amakipe azabona rero nabwo azihurira ubuti zizihurira ni kuzaho kuzihanga zabiremereye kugira ngo mvukunere Emelec na Al Hilal zihangana ari gihe byawe nko muri Sudani bafite stade imwe yemewe ira ya Al Hilal Omdurman Emelec yatanze ikibuga cyo muri Libya yanze gukina kuri stade ya Omdurman abati ntabwo twakinira hano tuzabakira muri Libya stade yacu ntiyemewe tuzajya kwakirira hanze y'igihugu na stade tubara twemwe ari ni tuyibara kandi cyiza nuko bazajya kwihurira abakiriya babo bagiye mu kipe y'igihugu baragarutse ntabwo bapanga match bataragaruka ariko naho nsome inkuru ku gihe Sudani zarenga amatsinda Sudani yanatungurana nawe amenye yabigoye ubwo yasezereye Ghana muri qualification niyo yatumye Ghana itajya mu gikombe cy'Africa Sudani bagira utumatizime ubwo babamenyeranye cyane ngo n'ubwa mbere champion y'u Rwanda itanze abakinyi benshi mu gikombe cy'Africa ndavuga nese ikipe yatanze abakinyi kari ikipe ya APR Denis Omedi na Robert Uganda no njya gusoma inkuru baravuga ngo abakinyi 19 bazari mu gikombe cy'Africa baturutse muri Rwanda Premier League ubwo birakomeza birancana aho turi kumwe cyane ubwo 19 harimo 17 bari Hilal na Emelec igihe ibyo banditse nibyo sabwa ni abakinnyi 19 bakina muri shampiyona y'u Rwanda bari mu gikombe cya Afurika ubwo harimo abakinnyi 10 b'ikipe ya Al Hilal tunayinjiraho barimo bita Abdul Shelen harimo bita Ritaya Babeker harimo Yasser Awad harimo Boshara harimo Mustafa Kashom harimo Mohamed Sayed Ahmed harimo Mohamed Abouagara Saladin Adri Bakadri ndetse n'abayasiri bose barahamagaye mu kipe y'igihugu ubwo n'ikipe ya Al Hilal iza gukina uyu munsi na Kiyovu Sport saa 12 zuzuye kuri Kigali Pele Stadium mukino ukomeye cyane mukino mu by'ukuri nubwo ikipe ya Al Hilal wenda yatanze abakinnyi ikipe y'igihugu ariko n'ikipe ifite abakinnyi benshi nta mukino champion barakina nta mukino champion barakina buzuye bose bahari kuko babanje ko bari mu gikombe cy'Abarabu ntabwo bari bahari bahise bajya mu gikombe cya Afurika n'ubundi niya Al Hilal tubona i Kigali yaba Jangira umugisha utaza gukina uyu munsi yabonye ikarita itukura azasiba match imwe buriya yazasiba match imwe mu Rwanda ndetse n'abonye arimo nurumva n'ubundi ni rega ni imihondo ibiri ni match idasanzwe ikarita yahaye kubera kuvuga ariko ntekereza ariko aratangaza nawe bazamu Uganda muri Messi ntabwo ameze neza yarahindutse kuko n'imikino itatu yahanwe niyo kuvuga kuri match ya MCR ntekereza ko uyu mwaza abakinnyi b'ikipe ya MCR uyu munsi ntekereza ko bataraza kongera umutoza atarongera gukora amakosa yo kwicaza abantu bakongomani babiri Ernesto Ruzoro Sita ibumoso Rutsiro yamuhaye ubutumwa ndetse na Maestro Mchuti wanye Steven Ebuera agomba kwiga Steven Ebuera ubu nabonaga yicaza ni Ernest Rusoro Nzita sinzi impamvu yakunda kuba yamurukije kenshi ni match nyinshi yajya akina adamufite ariko ubu ngubu kuva darigira umugisha ubwo na Badama kuri bari agomba kubanza Manuel Flomo agomba gushaka ibitego agomba kuba hari kabisa urebye ni equipe n'ubundi n'abangaba bahari nibyo gira umugisha n'umukinnyi w'umukadire kuri ariko nabo ku mugari nyuma yo gutakaza buri match ya Rutsiro bari bamaze iminsi bari muri prime ko badatakaza cyangwa se bahagaze neza ubu nabo barabizi ko bagiye kuba bibasaba kwitonda bagiye guhangana na Kiyovu ariko gukosora ikintu kubona ikarita z'umutuku zimaze kuba too much ikarita y'umutuku ebyiri maze kubona muri match zisa nkaho zikurikiranye kuko bayibonye kuri Mukura babona ikarita y'umutuku baza gutsinda ibitego 2-1 banayibonye kuri match yo gukina bayibona kuri Rutsiro urumva muri match bamaze gukina match nye bamaze gukina imikino ngira ngo ni 4 kipe yari imaze gukina imikino 5 babonye ikarita 2 z'imituku ntabwo ari ikintu cyiza ntabwo ari rekoro nziza hanyuma bagiye gukina n'ikipe ya Kiyovu Sport nayo nabonye rwose bahiga ko bagomba kubona amanota 3 kuri Al Hilal kubera ko umutoza hari ingingo Francis Christian aravuga ati twatsinzwe na Emelec ibitego 2-0 mu by'ukuri avuga ko batungwe no gutsindwa na Emelec akavuga ati rero kugira ngo duhaguruke neza tugaragaze ko ikipe imeze neza ikipe ya Kiyovu baratekereza ko batsinda ikipe ya Al Hilal cyane ko Kiyovu nta nubwo bavuga ko ihagaze neza cyane nkuko babyifuza nyine bamaze kubona amanota 16 baravuga bati baramutse batsinze Kiyovu iramutse ibonye amanota 3 uyu munsi bahita bagera amanota 19 bagahita bafata umwanya wa 4 kuko babashwe na APR inota 1 kuko nyine urumva uyu mukino kuri Kiyovu abari umukino w'ikirarane ngo bagiye gukina ikirarane cy'umunsi wabo wa 12
ubwo rero baramutse batsinze bahita mu by'ukuri bagira amakipe ane ya mbere kandi Kiyovu umuntu yavuga ko ni ikipe yubatse neza urebye uburyo umutoza hari ingingo yubatse bari batangiye ubona ko atarabona neza abakinnyi gutsinda match ubundi bagomba gutsinda kuko bari bamaze iminsi batitwara neza umutoza ikintu cyamugoye hari ingingo hari uburyo yatangiye kubera ko atari yamenya abakinnyi ba nyabo ukabona arabanzamo abakinnyi bijyanye n'uko abazi ukabona arakinisha Rukundo Abdurrahman Paple kubera ko amuzi muri Rayon Sport nyamara atari ku rwego rwiza kuko yaravuye muri Rayon Sport agakina aheruka burya ukabona arakinisha Cedric Hamis nawe utari ufite urwego ruri hejuru waje no gukora amakosa nyuma bakamwambura brassage nawe akigira i Burundi Hamis Miruka aragiye i Burundi ngo bamutumijeho ku biro bya Kiyovu yigira i Burundi muri iyi minsi byatumye umwana Mutunzi Darcy yongera kubona umwanya buriya ni mu minsi ya mbere ya shampiyona mwabonaga ko Mutunzi Darcy atarimo akoreshwa kandi urabyibuka igihe bari bagiye kumutwara andi ma ekipe birangira ikipe ya Kiyovu Sport imuganirije iramugumana muri rwa rugamba rwo kurwana no kutamanuka. Mutunzi Darcy n'umwe mu bakinnyi bari bameze neza. Uyu mukinnyi w'Iyaremye Fidal nawe yakuriye muri akademi y'ikipe ya PL no mu Ntare nawe ameze neza cyane. Niwe mukinnyi wenyine umaze gutsinda hat-trick mu mukino wa shampiyona. Urumva uyu mwana muti afite akantu na wundi na Jean Claude ejo bundi ntabwo ari ibya kera. Rero uyu musore urumva afite akatake keza k'abasore bato w'Iyaremye Fidal Mutunzi Darcy bagafatanya David rimwe na rimwe agaca ku ruhande rumwe mu gihe bakinishije muri Mediane Bukuri Christophe ndetse n'umurundi mugenzi Yakubu Wimana imbere yabo bakatereka Sherifu Bayo bagafatanya David agakina uruhande rupfuye asa nk'unganira Mediane Iyaremye Fidal atakana Mutunzi Darcy bakagira muri defense Arbishe Rizmo uyu musore wajemo nawe w'umunyagabo amaze iminsi abafasha kuko mbonye bisa nkaho afitemo utubazo mu gihe rero yari yakinanye na Rwabuyeme Placide Byiringiro David gatatu na Ntwara Sumani kabiri James Desire ari mwizamu ni equipe ubona umutoza amaze kuba na 11 bebeza umutoza hari ingingo ni yahinduye buryo ntarenza babiri muri 11 cyangwa yakorana kuzanamo wenda nka Kedi ushobora kuza mu gihe kuko no umwe mu bakinnyi bari kumufasha niyo itagaruka hagati cyangwa se akaba atabanjemo agakinisha ku ruhande witwa Nsanzimfura Kedi afite umukinnyi mwiza cyane ukina kuri kabiri Ntwara Sumani uyu mupeti ukiri muto navuga ko nawe kabiri maze kubona ko maze kugaragaza nyine urwego ruri hejuru afite umuzamu mwiza James Bienveni bwose umuntu yavuga ko bitoraguriye bamuvanye muri Vision bamuha miliyoni 4 ariko niwe umaze kwinjizwa ibitego bike cyane Bienveni James umuzamu wabo wareba n'abandi bakinnyi bari mu gice cy'imbere cy'ubusatirizi n'abakinnyi beza nubwo biganjemo abakinnyi bakiri bato ariko ubona ko umutoza hari ingingo Francis aruryo yabaremyemo ikizere cyo kuba babona ibitego. Ubwo rero n'umwe mu mikino ikomeye Al Hilal na Kiyovu saa 12 kuri Kigali Pele Stadium tureba ikipe zo kubona amanota 3 hagati y'aba batoza bombi umuntu yavuga ko abatoza bari ku rwego rwo hejuru n'umukino kureba ubwo abantu baza kunyarukira kuri Kigali Pele saa 12 match nziza cyane. Turabanza saa 9 rega kureba Gicumbi na Marine na Marine na Marine Gicumbi na Marine match igenda kuko Gicumbi nyuma yo gukuri izukiyeho Titeraiza rero ko njya muri zari ya Cote ndahera kuri ya saa 9 turabanza turebe iyi match iraryoshye mu Rwanda Mateo na Rwasamanzi na Rwasamanzi irabigenda cyane Yves Gicumbi yaba basore Bandikumana Arteta na ba Kanga Moise Marine ba Oziana Kennedy ba bikomeye Marine murabisikari ya kabiri Marine imeze neza ubushize bavunikishije Mena ya Mendombe mu myitozo muri wamapu Marine yatsinze bashyiramo Moise Nyaruga bari ko bahita babyitwaramo neza itigira Rubavu itsinda Kiyovu imeze neza Rwasamanzi ameze neza ahubwo se Marine itsinze yagera ku 8 hasigaramo amanota 2 hagati na Polisi cyaba ari igitutu cyishizeho Bizimana Butiaje umuhungu wa Beken bahoziana Kennedy ibintu Beken abyanga kubi naho yabihungiye igihe cyose muba muvuga ngo umuhungu wa Beken abandi bagiye naba papa wabo bagira oya cyane tuba ngo nkuru nziza wa Iberi kugira kuri Butiaje bwa ngo umuhungu wa Beken base ntago nyine ari abastar ariko tujya tubivuga nese attention mbonye umwami Taiba ameze neza niwe bimeze bite kuri noza kuri Mubaraka anganya na Chabarara Taiba umuhungu wa Gatera bameze neza urumva batopskora ni babiri yaba Chabarara ndetse na mbonye umwami Taiba afite 5 Mubaraka bimeze bite afite 4 Mubaraka ari muri 3 urumva iyo ufite abakinnyi babiri bataka bafite ibitego 8 none hari uburyo Taiba afite ibitego bingahe 5 urumva ahantu Marine ikomereye uhita uhumva Taiba ni top scorer afite ibitego 5
hanyuma Hozia Kennedy ukina muri mediane yabo ni top assist bamaze gutanga imipira 5 yavuyemo ibitego ubu ndumva Marine akaba ari yambe ifite top scorer ifite na top assist n'abakinnyi babiri bameze neza yagaze gute credit kuri Rwasamanzi gute Marine defense yabo bafitemo umusore Mukire Confiance urumva bafite Mukire Confiance abari gukinana na n'uyu ngo yari Vinirunga umuhungu wa Ramazan umuhungu wa Ngonzi ngo icyo beke n'abadushinze urumva ko turi kugikosora cyane buri mu gihe wese mujye muvugana papa kagira na experience ishimwe Kevin urumva ni byiza bite se Usayimana Olivier hagati mu kibuga Nkundimana Fabio bimeze bite ameze neza cyane na Basiyomana Sultani Nkundimana Fabio rigana abagiye bakomeye muri Marine sigaye wicara nabonye batagiha umwanya wo gukina nabonye umusifuzi kuri uyu mukino ni Rulisa Patience Fidel niwe uza gusifura umukino aka match rwose birajyanye sana n'abakinnyi n'ibiki Rulisa ukuntu abagenda irahura rwose match